Asante Mana ya Abrahamu, asante Mana ya Isaka. Haleluya, haleluya. Ni wowe Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Wewe ubugingo bwacu, ni wowe bendera ryacu, ni wowe kunesha kwacu, ni wowe byiringiro byacu, ni wowe usumba rwose, ni wowe ushobora rwose, ni wowe abaremye rwose, ni hejuru y'ikintu cyose. Asante Mana ya Danieli, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, 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 mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, 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 haleluya. Asante Mana ya Danieli, asante Mana ya Abrahamu, asante Mana ya Isaka. Icyubahiro ni icyawe Yesu, icyubahiro ni icyawe Mwami Yesu, icyubahiro ni icyawe Data, mashimwe na yawe Data. Haleluya, haleluya. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Oh, icyubahiro ni icyawe Mwami, n'amashimwe na yawe Yesu. Uri Data wa Abrahamu na Isaka na Yakobo, mu izina rifite ubutware kandi rifite ubushobozi iteka ryose. Haleluya, amen. Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, Data wo kwizerwa no kwiringirwa, izina ryawe ryubahwe kandi ubwami bwawe ni heza. Duciye bugufi imbere yawe Mwami, kwa zina la Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa, Mwami n'umukiza, muherezi n'umukiza w'ubugingo bwacu. Icyubahiro ni icyawe Data. Duciye bugufi mu izina rya Yesu Kristo, duciye bugufi Data wa Abrahamu na Isaka na Yakobo, duciye bugufi Mana ya Danieli, duciye bugufi Mana ya Isaka, duciye bugufi Mana yo kwizera, duciye bugufi. Ni wowe buhungiro bwacu, ni wowe gakiza kacu, ni wowe bugingo bwacu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nta yindi Mana, nta wundi Mwami, mu izina rya Yesu. Asante Mwami Yesu, asante Mwami Yesu, asante Nyaguhora Kongera, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Icyubahiro ni icyawe, amashimwe na yawe, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, asante Bwana wa mabwana, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni, asante Mwami Yesu. Icyubahiro ni icyawe Yesu, icyubahiro ni icyawe Data, n'amashimwe na yawe Mwami Yesu. Haleluya. Igiti cy'inganzamarumbo, isambu itarumba, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mana ya Isaka, asante Mana ya Danieli. Tunakushimia Baba katika jina. Icyubahiro ni icyawe Mwami. Haleluya. Neresha kamera hano noneho dutanga ikaze, dutangira amateraniro yacu. Okay. Ndakuramukije mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Icyubahiro ni icy'Imana Data wa Abrahamu na Isaka na Yakobo. Dushoje amasengesho y'iminsi 90, amezi 3 ararangirana n'iyi tariki. Mu izina rya Yesu Kristo twageze ikirenge mu cya Yesu kubwo guhezagirwa n'Imana. Ariko nyemerera dufatikanye umuririmbyi mu minota mikeya dufite, hama kandi nitumara wizerere aho uri, wumvire aho uri, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbese urukundo rw'Imana yacu ntawarondoru ko rungana, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu rugerayo. Rwatumye Yesu aza mu isi yacu ngo indusha turuhure, na cya kirara cy'inzererezi
rwatumye sacyakira mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mu ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Ingoma zose zo mu isi yacu zijya zihita zishiraho, abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero, urwidukunda tw'abari mu isi nirwo rutazapfira. Inyanja zose zaba nka wino, ijuru rikaba impapuro, ibyatsi nabyo bakabigira byose uducumu tw'abanditsi. Ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo, ntibabimara ntibyakurwaho, hakaba inyanja niyo. Kandi ukikunda umwana wayo, je nikihunda ntakwiriye, nari umugome no kwima Yesu wambambiwe ku musaraba. Muba yatungujeyo amaraso, nzi yuko nanjye ndimo, nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwize mu isi yose. Yesu Kristo nashimwe cyane. Hano turaganira urukundo rw'Imana kandi turavuga urukundo rw'Imana. Igitero cya mbere kiravuga ngo mbese urukundo rw'Imana yacu nta warondora uko rungana, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi n'ikuzimu rugerayo. Rwatumye Yesu aza mu isi yacu ngo indushya turuhure, na cya kirara cy'inzererezi rwatumye se acyakira. Iki ni igitero cya mbere cy'iyi ndirimbo. Umugabo yagukunda urukundo rugashira, umugore yagukunda urukundo rugashira, abana wabakunda urukundo rugashira, nanjye nagukunda rugashira. Ariko buno tuvugana hari urukundo rudashira, nirwo Imana ikoburija, nirwo Imana itwigisha, nirwo Yesu adusabira. Nurwo rukundo ukwiye kuba ukunda, nurwo rukundo ukwiye kuba ukundwa. Nagira ngo nkumenyeshe ko mu buryo bumwe n'ubundi urukundo rusumba izuba, urukundo rusumba ukwezi, urukundo rusumba iyi si yacu, ubwo nirwo rukundo ijuru ryagutoranyirije kandi ryaguteganyirije. Mungu asifiwe sana. Refu riravuga ngo mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Mu ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Mu gihe shiri imbere cyangwa mu gihe utegereje, mu gihe Imana yo ibirimo neza, ejo uzaririmbana n'abamarayika, ejo uzaririmbana n'abigisha, ejo uzaririmbana n'abamarayika. Ijuru n'isi baruririmba. Nkwifurije gufatikanya n'ijuru ukaririmba urukundo rw'Imana, rw'iby'Imana yakora, rw'iby'Imana izakora, n'iby'Imana iri gukora. Mu izina rya Yesu Kristo, umutima wawe uririmba urukundo rw'Imana. Ingoma zose zo mu isi zijya zishiraho, kandi abanga Imana ntibayisenge bo bazapfa be
kwibukwa. Nagira ngo nkumenyeshe ko harimo abami bakunda ibihugu byabo cyangwa se abaperezida mu mvugo y'iki gihe, ariko nta rukundo n'uru na rumwe. Bo badukunda urukundo rushira, badukunda urukundo rudahoraho, badukunda urukundo rurangira, ariko umwami Yesu adukunda urukundo rudashira, mirere na mirere, tuzaruririmba iteka ryose. Haleluya, haleluya. Mu ijuru no mu isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Urukundo rw'Imana nirwo nkwifurije, kubera turi mu bihe byiza, turi mu masengesho. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, ya minsi Imana yakubwiye, bya bihe uhoraho yavuze. Navuga ngo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, hariho umugisha Imana yaguteganyirije, hariho umugisha Imana yakubikiye. Ariko nyemerera dufatikanye muri iri sengesho, twinjire mu isengesho, koko gusenga gukingura ijuru, gusenga gufasha abera, gusenga kwasa inyenyeri, gusenga ni uburyo bwiza bukingura ijuru. Mungu asifiwe. Gusenga ni urundi rwego. Gusenga kwakuye Lazaro mu gituro, gusenga kwakoze ibitangaza. Haleluya, haleluya. Izina ry'umwami wa Yesu Kristo ishyirwe hejuru cyane. Yego yego. Ndagira ngo dufatikanye gusengera igihugu cy'u Burundi, dufatikanye gusengera ibyifuzo byawe, kandi umwigisha n'umwigishwa tuzurizwa imbere ya Data. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, turagushimiye Data. Wowe watangiye iminsi 90 uri ku musozo wayo, wahanuriye bene Data, wababwirije ubutumwa bwiza, wakoze ibitangaza, wakoze imirimo, ukora n'ukumiza mwami Yesu. Wabanye natwe, wagendanye natwe, kanwa kacu ntabwo ariko kavuze. Mu izina rya Yesu Kristo, kandi ntabe twahumva izina ryawe n'ibishyirwa hejuru. Natwe turagushimiye Data, natwe turaguhimbaje. Usubiza abakurikiye ijambo ryawe, subiza abizeye ubutumwa bwiza, igihugu gisubizwe, abantu dusubizwe. Mu izina rya Yesu turakunihiye, turagutakambiye. Mu izina rya Yesu Kristo, wowe uri igiti cy'inganzamarumbo kandi uri isambu itarumba. Mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi, uhimbazwe mwami Yesu. Tugushimiye ibirangira, tukuragiza n'ibisigaye. Utanga itsinzi ku Burundi, utange itsinzi ku Barundi, utange itsinzi ku nshuti z'Uburundi. Mu izina rya Yesu Kristo, mwami Yesu, usoreze imitima yizeye, kandi ntusoza ahubwo urasubika. Uha umugisha abakwiringiye, uha umugisha abakwambaza, uha umugisha abakwizeye n'abagukunda. Izina ryawe rishyirwa hejuru. Turakwinginze guhora ku ngoma, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo. Dusengeye abari muri Amerika, mu izina rya Yesu abari mu Burayi, mu izina rya Yesu abari muri Afurika, mu izina rya Yesu abari mu Rwanda, mu Burundi, mu Bugande, muri Kenya, abari muri Aziya, mu izina rya Yesu Kristo, Saudiya Arabiya. Icyubahiro ni icyawe mwami, ni wowe mugongo mugari, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri isambu itarumba, uri umugabo udatekereza abamwisunga. Haleluya, 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 haleluya. Habwa ikuzo Mana ya Aburahamu, habwa ikuzo Mana ya Isaka, habwa ikuzo Mana ya Daniyeli. Icyubahiro ni icyawe Data, amashimwe na yawe mwami Yesu. Ushigwe hejuru mwami, uhimbazwe cyane. Haleluya. Turagushimiye Yesu ko wumvise gusenga ndetse no kwinginga. Ukomezanye natwe, ubandanyane natwe, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Ya akasiringa ko rwose tujemo. Imana yavuze mu buryo bw'ubuhanuzi, ivuga mu buryo bw'inzozi, ivuga mu buryo butandukanye. Uyu mwami Yesu wohereje Umwuka Wera. Nagira ngo mbabwire ko ijambo Imana yavuze, ijambo Imana yatambukije, ni ijambo ryo kwizerwa no kwiringirwa. Icyubahiro ni icy'Imana.
haleluya. Kandi turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Mu gitabo cy'ibyahishuwe ijambo ry'Imana riravuga ngo dore yicaye kuri ya ntebe, iravuga aya magambo iti byose ndabigira bishya. Ngo andika aya magambo ko ari ayo kwizerwa kandi ari ay'ukuri. Ntabwo turi mu mikinato n'abatizera cyangwa abo tudahuje kwizera, turavuga ukuri twatumwe n'Imana, twahamagawemo n'Imana. Kandi harimo abantu batubajije ngo ese ngo nidusoza amasengesho ntituzongera gutambutsa ubutumwa bwiza, ngo birangiriye aho. Ndaguhumurije, ntabwo Imana ikoze agati mu ntozi ngo yiruke. Ntabwo Yesu aguha misiyo ngo uyivemo itarangiye. Ntabwo akuoburije gukora ikintu ngo uhaguruke kitarangiye gukorwa. Mu by'ukuri rero mpumurije umuntu wese, ubutumwa burabandanya n'amasengesho ya nugusubika. Ntabwo dushoje koko gusenga n'inkinja n'ubuzima bwa buri munsi yose. Mu by'ukuri rero hari ubutumwa Yesu yaduhaye butandukanye, buvuga kwima k'umwami Dawidi, ndetse uhoraho havuga n'umwamikazi muka Dawidi, ndetse uhoraho havuga ibyo kuvaho kwa Sendidede ndetse no kujyaho k'umwami Dawidi. Ibyo bintu rero umurundi ubyizeye, ntabwo turi muri iri shyamba kwifotorezayo, ntabwo turi mu mazi kwifotorezayo, ntabwo turi mu bugaragwa kugira ngo twishimishe, ahubwo ni uguhamya no kugera ikirenge mu cya Kristo. Ndagusengera, hari ibyo Imana yambwiye ku buzima bwawe, ndisengera, ndasengera n'undi uwo ari we wese ubasha kwizera kuzahabwa, kuzaragwa mu gihugu cy'i Kanani uhoraho yavuze, tukaraganwa na Kristo. Izina rya Data rihabwe icyubahiro. Niba wizeye rero, nawe warasenze aho uherereye, nawe warabwirije aho uherereye, warambuye ikiganza ukora imirimo myiza. Hari abatuye amahera, hari abatuye impuzu, hari abatanze indya, hari abafashije abandi mu buryo butandukanye. Mwebwe mwese mu izina rya Yesu Kristo wasengeye amajoro 40 n'amanywa 40 mu butayu, tukaba twateye ikirenge mu cye, hezagirwa n'ijuru ryagutoranyije. Twari turi kuririmba ngo ingoma zose zo mu isi yacu zijya zihita zishiraho. Iya Hitireri yararangiye, abakundaga Hitireri ubu nta kintu bivuze. Iya Sitaline yararangiye, abamukundaga ubu ntacyo bikivuze. Ubwo rukundo rwabo n'uwo Sitaline byose biri kurangira. Hari urukundo rudashira rw'umwami wacu Yesu Kristo. Ikindi gitero cya gatatu kikavuga ngo inyanja zose zaba nka wino, ijuru rikaba ibipapuro, ibi byatsi bikaba amacumu, noneho natwe tukaba banditsi, ntitwakandika urukundo rw'Imana. Nagira ngo nkumenyeshe ko uru rukundo rw'Imana rugiye kugaragarira mu gihugu cy'u Burundi, rugiye kuboneka ku murundi n'umurundi kazi, munyarwanda umunyarwandakazi, Afrika, East Africa. Tugiye kubona urukundo rw'Imana. By'umwihariko wowe ku giti cyawe personnel, nkwifurije kubona uru rukundo rutagabanyije, rutabuzemo n'akantu na kamwe. Izina rya Data rihabwa icyubahiro. Ngo kandi uko ikunda umwana wayo, je niko inkunda nta bibereye cyangwa ntabikwiriye. Nari umugome no kwima Yesu uwambambiwe ku musaraba, mubo kwiriste mu bantu yacunguje aya maraso y'igiciro. Ndimo nawe urimo. Hari igihe umuntu ajya yikuramo akavuga ngo ese uba Imana iranze, jewe iranyemera. Subira kwiriste y'Imana, urimo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. China ragwana ribarikiwe. Iyi minsi 90 ntabwo ari ipfabusa. Uko muzi Eliya yahagurutse, niko Imana yampagurukije. Kandi nta muhanuzi w'umunyabwoba Imana igihagurutsa, nta muhanuzi w'ikijuje Imana igihagurutsa, nta n'umuhanuzi Imana ihagurutsa nta mpamvu. Nagira ngo nkumenyeshe ko twanyuze mu bikomeye, tunyura no mu biteye ubwoba, turakubitwa, turafungwa, badufatiraho imbunda, murabizi. Kandi bimwe bikorwa n'abarundi, ibindi bikorwa n'abanyarwanda. Ibyo bintu byose rero kugezana n'ubu duhagaze mu kwizera no mu kwemera ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo n'umubiri. Mu by'Imana yavuze rero mpumurije abarundi, intambwe imwe Yesu yadusabye gutera turayiteye, ariko 99 Yesu agiye kuzitera. Niba uharuka abawizeye, itegure kubona igitangaza mu gihugu cyawe, itegure kubona igitangaza mu buzima bwawe. Data ahabwe icyubahiro.
mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nagira ngo mbamenyeshe cyangwa se mbabwire gahunda ihari y'Imana. Nuko muri uku kwezi kwa 9 uhoraho agiye kubaka kandi ntawe uzongera gusenya. Muri uku kwezi kwa 10 Uwiteka agiye kubabera igisubizo kandi nta muntu uzongera kubabera ikibazo. Muri uku kwezi kwa 11 muri mu bihe byo gushima Imana. Ukwezi kwa 12 muri mu bihe byo kuririmba. Duhagaze kuri Yorodani, muteze ibiganza, murarindiriye, mumeze nk'abakwe bategereje umugeni ko asohoka. Nibyo koko natwe turicaye dutegereje isezerano, ariko mugumana ukwizera. Bibiliya iravuga ngo ese umwana w'umuntu azagaruka, kwizera ko kiri mu mitima yacu, azagaruka mu isi kwizera kuri muri twe. Yego ndabihamya, hari 7,000 bitapfukamiye Bayali, hari 7,000 bitapfukamiye Dagoni, kandi Yesu araduhagije. Icyubahiro ni iki? Mungu asifiwe sana. Niba wizera ukaba wemera kandi ukaba wumva ko Kristo ari umwami n'umukiza ubugingo bwawe, Mungu asifiwe. Nagira ngo nkubwire ngo habwa ikuzo Mana ya Aburahamu kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera y'ukunda, none uyu munsi urabinyeretse. Imigambi Yesu akigera mu isi, ivugabutumwa rye yaritangiriye i Getsemani. Eliya nuko, Elisa nuko, Aburahamu nuko. Mwibuke ku musozi Kizabonwa, Mose agitangira urugendo yarutangiriye mu gihuru gikongoka cyaka kidakongoka, nawe niho yarutangiriye. Natwe twararutangira urugendo turutangirishijwe na Kristo kandi rurabandanya. Icyubahiro ni cy'Imana. Nagira ngo mbwire umuntu wese wabashije kwizera ubutumwa bwiza kuva cya gihe butangiye kugeza uyu munsi wa none, ntabwo ari jye wizeye, si jye wavuze, sinanjye ukurikiye, ariko umwami wacu Yesu Kristo aninahazwe, ashyirwe hejuru, kuko ari we wizeye. Ugiye kubona ibimenyetso, ibitangaza, utwumiza Yesu yiyubahisha ku buzima bwawe. Kandi uwo dutegereje ntabwo ari budukoze isoni. Rero niba hari ijambo wumvisemo mu butumwa bwiza, mu mavideo umaze kureba, ukaryizera, bikubera uko wizeye. Aya ni amavuta Yesu yasutsemo hano. Niba hari indirimbo naririmbye ugafashwa, bikubera uko wizeye. Aya ni amavu apfukamira Kristo nazanye hano. Niba hari n'ubuhanuzi wumvise ukizera, kuko jye sinjye uba mu mutima wawe, ibyo bintu bikubere uko wizeye. Nyine Yesu aravugaga ngo urizeye, undi ati ndizeye, bikubera uko wizeye. Nanjye n'iryo jambo natuye. Niba warizeye visa, niba warizeye imodoka, niba warizeye ijuru, niba warizeye gukizwa, niba warizeye ikintu waba warizeye ariko kitari icya shitani, bikubere uko wizeye, kandi icyo gitangaza kizakugeze mu ijuru. Haleluya. Mu by'ukuri rero uranyemerera soze dushima Imana dusenga, ariko wifatikanye natwe muri komenti cyangwa no ku n'imbogisi kuri WhatsApp mu mashimwe. Ejo tuzaba turi mu munsi wo gushima, tuzabategurira ubutumwa bwose butondetse. Buno nanyuze hariya mwabonye mu mazi ndabasengera, ngaruka no muri iri shyamba kugira ngo mbagezeho ijambo rikuru. Ijambo rikuru nuko nta n'isegonda riri burenge, nta munsi uri burenge. Bijya Imana uko yabivuze n'uyu mwaka turimo niho bigiye kuba. Sobanure, hari n'abantu bavuze ngo saa 9 y'ijoro navuze na saa 12 navuze, na amasaha nababwiye mwigengesera. Ntabwo navuze iye saa 9 z'ijoro z'itarike ya 29 hahise. Ndagira ngo rero nkubwire ngo kwizera kwawe, kwiringira kwawe ni byiza, ni bitangaza, ni imirimo, n'utwumiza. Icyubahiro kibi cy'Imana. Rero ndahamya ko uko byagenda kose ejo dufitanye umwanya uhagije urambuye, ariko twagira ngo tubamenyeshe ko ejo ni umunsi wo gusoza amasengesho. Uyu ni umunsi wo kugira ngo mwese mubyitegure, mubizirikane. Ejo minwi isaa 6 y'ijoro z'itarike ya mbere tuzaba rwose dufunze amasengesho yacu sefini. Ariko harimo n'abari busoza uyu munsi minwi z'uyu munsi, bivanye naho uherereye. Nk'abari muri Amerika ntitugendana n'abari muri Afrika, tugenda dusigana amasaha murabizi. Ariko
icyo nzi cyo nuko Aburahamu yarizeye birasohora, Eliya arizera birasohora, Yesu arizera birasohora, n'abandi. Kuva isi ibayeho nta jambo Imana yavuze ngo rihere, iri si ryo riri buhere. Ahubwo icyo twifuza nuko ryasohora vuba. Ni nayo mpamvu amasengesho tutari buyareke cyangwa tuyarekure, ahubwo turahagarara mu kuri no mu mwempo, ibintu birishirizaho kugenda neza. Ndagusengera nisengera, ndakubaka niyubaka, kandi ube wubakitse mu izina rya Yesu. Uwiteka ahimbazwe kandi ashyirwe hejuru kubw'ubuntu bw'Imana. Reka dusenge, mbashimire, hama ibisigaye tuzabibandanye ku munsi w'ejo wa mbere. Mpamye ko bizagenda neza cyane. Hari ubutumwa bwinshi ifite nanze kubivanga, ariko uyu munsi twaje gushimira Imana mu buryo buno mwabonye ko yatangije amasengesho ikaba inayashoje. Ibintu ni byiza rero, reka rero ejo tuzakorotire tubabwira ngo ibirangiye, ibikomeza, ibyiza, ibibi, Uwiteka ahabwe icyubahiro. Ndagushimiye Mwami Yesu, Mwana w'intama w'Imana, watangije umurimo uzanawusoza. Ndagushima abantu baguteze amatwi, ntabwo ari jyewe ahubwo ni wowe. Abantu baguhanze amaso, abantu barambuye ibiganza bategereje inyishu n'ibisubizo. Ngaho rero Mwami, ntabejye ahubwo izina rye rihabwe icyubahiro. Uwizeye azabona amasezerano, umuntu ushaka arabona, ukomanga agakingurirwa, kandi usaba agahabwa. Umuntu wese ufite ibyiringiro byo kukubona no kugukurikira, umubere Data n'Umwana n'Umwuka wera iteka ryose. Amen. Mugire ibihe byiza. Ciao ciao. Shalom shalom. Ejo ntabwo tuziyiriza ubusa, ejo tuzarya niturangiza kurya duhanura, ejo tuzanywa niturangiza kunywa duhanura. Ni umunsi mwiza rero, ngira ngo tuzidagadura, tukavuga Imana, tukavuga Umwami Yesu, tukavuga imirimo n'ibitangaza bakoze, tukatura Mwuka wera akatuyobora akadukoresha. Ndakuraritse rero, uhoraho aguha umugisha kudeshapo. Ibihe byiza, tubashimira urugendo twagiranye, tunabashimira ko tugiye gukomezanya uru rutaruriye, kuko imbere niho hari ibikomeye biruta ibyo tuvuyemo. Buno igikorwa cyatangujwe n'Imana, muragishyigikira, mukirimo, mukigaragaramo. Turabashimiye mu izina rya Yesu na Data n'Umwuka wera. Uwiteka bampera umugisha, mugire ibihe byiza, cyangwa se isabato nziza kuri kalendari y'Abaromani. Bye bye, ciao ciao, shalom shalom.